Mwiriwe neza. Dushimiye kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Ubutumire bwari bugamije kugira ngo tubagezeho ubutumwa mushyira abaturage muri bwa bufatanye n'ubundi dusanganywe mu rwego rwo gukumira ibyaha, kubirwanya, ndetse no muri rwa rwego rwo kugira ngo abaturage bacu tubarinde kuba bagwa mu mitego y'ibyaha runaka. Nk'uko mubibona hano twicaye turi inzego eshatu: urwego rwa RIB, urwego rwa polisi na RURA. Turi hano rero mu rwego rw'ubufatanye bwo kurwanya ibi byaha mumaze iminsi mwumva bikorwa n'abantu n'agatsiko. Ibyaha mvuga ni ibyaha by'ubwambuzi bushukana. Ubwambuzi bushukana bukorwa n'abari abasore mumaze kubona, mumaze kugaragarizwa. Harimo, mwabonye ko harimo abakuze, ni icyiciro cy'abantu bari hagati y'imyaka 20 na 35. Mwabonyemo abagore n'abagabo. Ku bufatanye rero bwa RIB na polisi hakozwe operation, hafatwa agatsiko k'abajura cyangwa aba bakekwaho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Agatsiko kagizwe n'abantu 45 biyise izina tudakunze no gukoresha cyane kuko ni izina biyise abameni. Bibaga abantu bakoreshe amayeri atandukanye, bakabiba amafaranga, bagize ibyo batereka, bakagira ibyo bakora kuri telefone, ugasanga batwaye amafaranga yabo. Aka gatsiko rero kagizwe n'abasore n'inkumi ndetse n'abandi bafite karakterisitike cyangwa se umwihariko wo kuba ari aba agent. Aba agent bakorana n'izi company zitumanaho. Abangaba bo bakoraga umwuga w'ubu agent wo kugurisha amayinite no gufasha abantu muri ibikorwa bya za mobile money na Airtel money. Aba rero baba agent bafashaga bari abantu, amafaranga yibwe nibo bayabikurizaga vuba bagahita bayohereza aho bavuganye. Nkuko nabivuze bari mu cyiciro cy'imyaka hagati ya 20 na 35. Bakaba bafungiye kuri sitasiyo za RIB zitandukanye. Ni itsinda rikora mu buryo bwumvikanyeho. Burya buri umwe wese aba afite icyo akora muri iri tsinda, ariko buriya ntabwo bakora muri iriya tsinda ringana kuriya, ni udutsinda duto, ariko muri operation bose bafashwe harabanje kugenzurwa. Icyo bita kubagenzura, tumenya imikorere yabo, tumenya uburyo bakora, tumenya aho bari, no kugira ngo tumenye abari bo. Hari habanje kubaho kubagenzura kugira ngo bafatirwe rimwe, kuko buriya bo iyo uramutse ufashe umwe ahita abwira abandi, bagahita biyemfilitira mu baturage, ntube wabasha kuba babafata. Bakurikiranwaho rero ibyaha 5. Cya mbere, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kwiyitirira umwirondoro w'undi, kudasobanura inkomoko y'umutungo, harimo n'icyaha cy'iyezandonke. Nko gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, wenda kugira ngo dusobanure gatoya, itegeko rivuga ko umuntu wese urema umutwe ugamije kugirira nabi abantu cyangwa kubatwara ibyabo, hatitawe ku mubare wabo cyangwa se igihe uzamara. Abasore rero ni agatsiko baba baragiye, buri umwe wese afite icyo akora muri bya bikorwa byabo by'ubujura. Nitugera ku cyiciro cyo kubereka amayeri bakoresha, turabereka uburyo bakora, n'uburyo umwe akora ibi, undi agakora ibi, undi agakora ibi ngibi. Abasore barabyukaga, mu bo twaganiriye barabyukaga bakagenda bakicara nko mu nzu imwe, cyangwa se bakajya mu gashyamba, cyangwa se ahantu hitaruye bari bukoreye bya bikorwa.
bagavuga bati uyu munsi tugiye gukora ubujura dukoresheje aya mayeri. Ikindi cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, barabashuka bakababwira ibintu runaka, bakakubwira ko dukora kuri telefone yawe, ugakanda imibare, ushobora gukanda imibare ugasanga wohereje amafaranga, cyangwa se wakanze imibare runaka bakubwiye, cyangwa wahinduye pin code yawe ugasanga amafaranga akuvuyeho agiye ku muntu runaka. Kudasobanura inkomoko y'umutungo y'amafaranga bagiye babona, bagiye bayaguramo imitungo iwabo bakomoka, za Nyakarenzo na Nkungu cyane cyane nk'uko mwabibonye niho bakomoka. Biranatangaje muri za operation wasangaga ababyeyi babo badakoperatinga, badashyiramo ubufatanye bwo kugira ngo abo bantu bafatwe, kuko harimo ababubakiye inzu bumva ko ngo abana babo ngo bari gukora. Ubu rero mu bafashwe muri operation yakozwe, mu isuzuma ryakozwe kuva muri Mutarama uyu mwaka kugera muri Nyakanga uyu mwaka w'2024, bari bamaze kwiba amafaranga agera kuri miliyoni 424 n'ibihumbi 493 n'amafaranga 991. Aya ni amafaranga bagiye biba muri iyi periode, muri iki gihe hagati ya Nyakanga, Mutarama na Nyakanga uyu mwaka. Ariko aba ni abantu batanze ibirego. Hariho abantu batinyaga gutanga ibirego. Hari abo muganira akavuga ati gihe natinye kugitanga, wamubaza kubera iki, akakubwira ati byanteye isoni kuba natanga ikirego kuko harimo uruhare rwanjye rw'uburangare, kujya rero kwigaragaza ko nabaye indangare, abantu nk'abariya bakantwara amafaranga ni igisebo, bagahitamo guceceka. Ariko icyo tubabwira ntabwo ari wo muti. Niba warangaye, nibura tanga ikirego gikurikiranwe, nibura havemo ubutumwa bw'uko hari abandi batagira. Aba bantu rero nubwo mwabonye harimo aba Rusizi, Murenge wa Nkungu na Nyakarenzo, harimo n'abafatiwe Gicumbi, Ruhango, Gasabo, Rubavu, Nyarugenge, Kirehe na Muhanga. Ariko mwabonye ko itsinda rinini ari Rusizi. Noneho rero uko babigenza mu mayeri bifashisha, amwe mu mayeri bifashisha, ndagira ngo bafatanyabikorwa, abanyamakuru, ubu butumwa mu butugereze hariya, kuko aya mayeri baramutse bayirinze, ibi ni ibyaha bishobora kwirindwa. Igihe cyose buri munyarwanda aziyumvisha ko kugira amakenga ari byo bintu byadufasha kuba ibi byaha twabikumira. Bahamagara abantu, icyambere bababwira ibikorwa runaka. Ikintu cyambere bakora, bakina n'amarangamutima y'abantu, gukina n'umurangamutima y'umuntu bahamagaye. Tuvuge uwo mujura umwe arahamagara, akiyita umukozi w'urwego, umukozi wa company ya telecommunication yiyitaho, akakubwira ati hari gahunda ya Momo Pay iriho kandi turashaka kuyikwinjizamo kugira ngo ujye ubona amafaranga meza kandi menshi. Icyo gihe utagize amakenga ahita agwa muri wa mutego, agahita akubwira ati rero kugira ngo tukwinjizemo kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri, akakubwira imibare 555555. Ubwo muri makiyo ni code, akongera akavuga ati shyiraho akanyenyeri 676 nurangiza ushyireho urwego. Iyo mibare ya nyuma nurangiza ushyireho pin, ushyireho urwego, ushyireho umubare w'ibanga wawe, ushyireho urwego. Iyo mibare ya nyuma navuze nka 67668, ubyumva yumva ari imibare, ariko uwo ni umubare w'amafaranga. Ugasanga bamwohereje 65,000 kuri kode ya 555,555. Ubwo amafaranga yawe akabaragiye. Cyangwa se akakubwira ati mobile money yawe yapfuye. Ni gute umuntu akumenyera ko mobile money yawe yapfuye cyangwa Airtel money? Yangize ugasanga arakubwiye ati kanda rero kugira ngo uyisubiremo
ugasanga wabibwiye ntabanje no kubanza kuvuga ngo reka ndebe kuko yapfuye, agahita akanda ya mibare wamubwiye, akanyenyeri 182, akanyenyeri 7, akanyenyeri, akakubwira ibyo ukomezaho, warangiza ugasanga igikorwa yakubwiye muri make ni igikorwa cyo guhindura umubare wawe w'ibanga. Ibi turanga kubivuga kugira ngo abari hanze batajyaho nabo bagatangira kubikoresha nk'amayeri, ariko ugasanga yagushyize atumye uhindura umubare w'ibanga wawe, wamara kuhindura kandi ukayihindura kuri kode yagutegetse, ubwo akaba atangiye gukoresha mobile money yawe. Muri make password wayihinduye. Hari guhamagara bakubwira ko bashaka kukwinjiza mu bintu runaka, hari tombora, hari ibintu bitandukanye, cyangwa se bakaguhamagara bakubwira ati hano ni kwa muganga, hano ni ku ishuri, umwana baramugonze. Nawe igihe ugishidikanya, ubwo ngubwo urumva umuntu babwiye ngo umwana baramugonze, amarangamutima ye yahita yikanga. Hano ni ku ishuri, umwana baramugonze, agahita kupa. Undi muntu akaguhamagara ati hano ni kwa muganga, ati ni kanaka tuvugana. Kumenya izina ry'umuntu ntabwo ari igitangaza. Ni kanaka tuvugana, yego niwe. Hano ni kwa muganga, amazina y'umwana ninde, kugira ngo twuzuze ifishi y'umwana. Kwa guhungabana, kwa kudatuza kwawe, kwa kutagira amakenga, ugasanga abikubwiye akavuga ati rero umwana amaraso yamushizemo, bikeneye ko wishyura amafaranga. Umuntu akumva ko agiye gusova ubuzima bw'umwana, akabarohereje amafaranga. Nyuma agahita yibuka ati uko bashobora kuba banshutse. Ikibazo kirimo bibuka ko babashutse nyuma yo gukora igikorwa. Icyo dusaba abantu nuko umuntu wese uguhamagaye agira ibyo akubwira. Ikintu cya mbere ugomba kugira amakenga, ntubyemere. Ikindi, hari abandi, ubwo turagenda tuvuga amayeri ni menshi bakoresha, ariko turagenda tuvugamo makeya. Hari undi ukumva umujura ahamagara ati ni we Anonsiyata Mukamusoni, undi ati ni jyewe, ati uguhamagaye ati ni Sere Agnesi w'Ikibeho. Undi nawe ati muraho mase, ati rero ngufitiye ubutumwa umubyeyi Bikira Mariya yakuntumyeho. Uti ngaho mbwiraho kagira Imana. Ati umubyeyi Bikira Mariya yakuntumyeho akubwira ngo ugurishe ya ngurube yawe. Turabizi ko umubyeyi niba ushaka umugisha, ugurishe ya ngurube yawe, umugisha wuzuye, ugurishe ya ngurube yawe, kandi amafaranga uzayatanga hanaha. Wa muntu koko akagenda akagurisha ya ngurube, yamara kuyigurisha y'amafaranga akayatanga. Ngo urabizi neza ko umubyeyi Bikira Mariya adakunda izo nyamaswa z'ingurube. Umuntu akagwa mu mutego nk'uwo nguwo, mu by'ukuri iyo aza kuba yagize amakenga, yagombye kuba yabyirinze. Ibyo rero nibyo tubasaba ngo mugende mutugerezeho abaturage, mubabwire ubutumwa, mubabwire ko kugira amakenga nicyo kintu cya mbere gishobora gutuma ubujura nk'ubu ngubu bucika. Hari n'undi ugira gutya akaguhamagara ati mwiriwe, akohereza message, akakubwira ati ni umuturanyi wawe. Undi nawe akamusubiza ati umuturanyi wanjye wuhe? Muri kubibagiye umuturanyi wawe, umuturanyi wo haruguru y'umuhanda. Undi nawe agahita amubwira ati ni Mama Aline. Undi nawe agahita yikiriza. Buriya uko nababwira, uramutse umubwiye, nushaka kumenya ko uwo muntu agushuka, nakubwira ngo umuturanyi wawe haruguru, umubwire umuturanyi utabaho, azahita yikiriza. Ahita utumenya ko ari umuntu. Avuga ati rero mugize akabazo, ndi mu nama, mfasha unyohereza amafaranga ahangaha, nimbamo ndayakohereza. Muzi, ngira ngo mwagiye mubona ubutumwa bwinshi aho umuntu yandika ngo ya mafaranga yohereze hano. Nawe byakubitana yuko koko ushaka, wari ugiye kwishyura utagize amakenga, ugahita wohereza ya mafaranga koko. Urumva ko harimo uruhare runini rw'umuturage rwo kutagira amakenga. Ngira ngo rero abaturage bari bakwiriye kumva ko igihe kigeze cyuko ibi byaha twabirwanya muri ubu buryo. Ibi ni ibyaha bishobora gucika igihe cyose umuntu wese ubu butumwa abugize ubwe. Ikibazo kibaho iyo dutanze ubutumwa nk'ubu, hariho abantu biyumvisha ko
ubu butumwa ari ubw'abantu nyine ngo badasobanutse b'abaturage, kandi muri statistique dufite n'abantu basobanutse bize baribwe kandi bibwe amafaranga atari make. So ni ukuvuga ngo umuntu uri kutwumva, uri kutureba hano, ubu butumwa bugira ubwawe, ugira amakenga. Wumve ko igihe cyose umuntu aguhamagaye agira ibyo agutegeka kugira icyo ukora kuri telefone yawe, ntugomba gukuka umutima. Umuntu akubwiye ngo mobile money yawe bayifunze, ugakuka umutima. Nibayifunge, aho bayifungura se ntituhazi. Abanakubeshye nta nubwo banafunzwe, nubwo bushobozi nta nubwo abufite. Umuntu araguhamagaye ngo yitwa kanaka, ngo nawe ugahita wemera ngo nibyo koko ngwishwe. Kuko kuba bamenya ko nitwa Murangira Thierry, bamenya ko witwa Kalisa Antoine, kuba bamenya izina ry'umuntu sibitangaza kuba yabimenya. So ibyo rero, ibi ni ibyaha dukeka ko bishobora kwirinda. Ikindi navuga, ibi ni ibyaha usanga bijyana n'iterambere, kuko aba bantu babikora bazi neza ingufu inzego z'umutekano, inzego z'ubugenzacyaha, inzego za leta zifite. Baragerageza gukora ibyaha mu buryo buri sophisticated, mu buryo bw'amayeri, kuko ibyo tubona kwa gushikuza umuntu telefone, kumuniga biragenda bishira, kuko azi neza ko nayimushikuza ntabwo azarenga umutaro, byanze bikunze azafatwa. Ibyo byaha bita violent crime biragenda bivaho, hajyaho ibi twakwita white collar crimes. Ibi byaha bikozwe hakoreshejwe ubugambuzzi bushukana, umuntu bakamushuka, bakabugira ibyo bamubwira, akitangira ya mafaranga ubwe. Ibi byaha rero bihanishwa ibihano bitandukanye. Ibihano birimo biratandukanye, aho igihano gitoya gihanishwa igifungo cy'imyaka 2, naho igihano kinini imyaka 10. Ubwo rero urukiko nirwo ruzagena ibihano bazabaha bishingiye ku byaha bazaba babahamije. Murakoze cyane. Nkuko rero mubona duteraniye nk'inzego, hari ubutumwa umuvugizi wa polisi nawe cyangwa agira icyo ashaka kubabwira mu rwego rwo kugira ngo abaturage bacu bagumye batekane. Murakoze. Murakoze Dr. Murangira. Ngira ngo nkuko yabikomojeho, hashize iminsi itari mike ku mbuga nkoranyambaga, ku rubuga rwa X, ku maradiyo atandukanye, abaturage batabaza polisi, batabaza RIB na bagenzi bacu muri RURA ku kibazo cyari kimaze iminsi ko bibwa amafaranga bashutswe binyuze mu miyoboro ya telefone mu buryo butandukanye. Nkuko Dr. Thierry yabivuze, nta utaragizweho, abenshi bagizweho ingaruka, ingeri zitandukanye, aboroheje, abize, abayobozi, nubwo wenda benshi badashaka kuza kugira ngo bivuge kuko hari uburyo bumva umuntu yabafata, ariko database zacu, ubushakashatsi tumaze mu minsi bugaragaza ko harimo n'abantu benshi mu by'ukuri batakaye baraguye muri uyu mutego. Ariko nanone hitiriwe ibigo bitandukanye, polisi yari yitiriwe, RURA yari yitiriwe, irembo ryari yitiriwe, inzego zitandukanye, WASAC, REG, ahantu hose, ndetse n'ibigo by'iyobokamana nk'uko mugenzi wanjye bisobanuye. Ariko reka mbaho urugero rumwe wenda rwo muri polisi. Muri polisi baragendaga bakajya aho bakorera ibizamini bya perimi, akareba umuntu umaze gutsindwa utabaje gukomeza mu bizamini bya perimi, akamubwira ati rero buriya nubwo utsinzwe gye nagufasha, turabona uriya mu polisi yewe nshobora kugufasha kandi yazagufasha ukabona perimi yawe bitakugoye, akamwaka nomero ye bagatandukana. Urumva icyo gihe uwo wa wundi wamuteka mutwe cyangwa ushaka kwiba atwara nomero y'umuntu utsinzwe ikizamini, ariko wa wundi utanze nomero, wa wundi watsinzwe ntabwo abasigarana nomero ya wa wundi ushaka, witwa ko ashaka kumufasha. Noneho akagenda hashira iminsi, kuko bano ba agent hari uburyo babikoraga, akaba yakwandika nomero akandikaho traffic police, ejo akamuhereza ubutumwa nk'ubutumwa buvuye kuri traffic police amubwira ko
nyuma yo gutsindwa yemerewe kuba yakora ikizamini mu buryo buri special, mu buryo budasanzwe butanakibaho butanahari. Hanyuma akahita amuhamagara ati ubutumwa urabubonye, ati ni jyewe mwavuganye uyu munsi uyu n'uyu kuri site niyi. Urumva ko bitabyubaka icyizere ku muntu ugiye gukorerwa serivisi. Noneho akamuga atariko gahunda yo gukora rero uzakorera n'urugero, uzakorera kuri site ya Karongi niho uzakorera. Atariko mbere yuko tugera kuri urwo rwego rwo gukora, nkuko twumve hari amafaranga ugomba kumpaye kuri serivisi nkukoreye. Ku muntu ukereye perimi akamuha nk'amafaranga $200,000 n'urugero. Noneho igihe cyajya kugera akamubwira ati wibuka itariki, ati ndayibuka, ngaho nyishyura ya nyuma yarasigaye, akayamuha. Urabyumva mu by'ukuri aho ngaho wa muntu utwawe amafaranga nawe ari mu mutego kuba yatanze ruswa. Uwo muntu ntugire ngo azaza kureka, ntashobora, kuko nawe azabazwa ni gute yemeye gutanga ruswa. Tubabarire gato. Umuntu wakorewe ubwo buryo wibwe muri ubwo buryo bw'ubujura cyangwa watanze amafaranga muri ubwo buryo, ntabwo ashobora kuza ngo atange ikirego, kuko urumva nawe ko batanze ruswa. Ibyo rero twabimenye nyuma muri iki gihe tumazemo iminsi dukora rino perereza. Nuko wa munsi wajya kugera wa nyuma wo kujya gukora ikizamini bumvikanyeho bombi babiri, agamuha amafaranga yanyu. Umuntu akazaza akagera ku kibuga, urazi iyo ugeze ku kibuga ugaragaza irangamuntu yawe, ukabwira ushinzwe ibizamini, yakureba kuri akavuga atari ko nturi, atari ko nagomba gukora ikizamini special, ati nta kizamini special dufite. Ubwo aho ngaho umuntu akamenya ko yamaze kwibwa, amafaranga ye yagiye. Bene nk'ubu ntabwo agaruka ngo arege, ntashobora no kubivuga. Niba wamuhamagara kandi ntashobora no kuza. Kubera iki? Kuko nawe yisanze ari mu cyaha cya ruswa. Aha ngaha mbona no kwibutsa abantu ko harimo abenshi bagiye bamera nk'abagura serivisi bakabahabwa ubuntu mu rwego rwa ruswa. Bivuze ko nibo impamvu benshi hanga bumubwiye ngo ngwina hangaha nubwo dufite amanomero yabo ntashobora kuza, nta nubwo atanga ikirego kuko azi uruhare yabigizemo. Mbona no gukangurira abantu, nta mpamvu yo gutiza umurindi bibyaha aho umuntu akwaka ruswa ukemera kuyitanga mu by'ukuri mu buryo butanasobanutse, uretse ko nta n'uburyo busobanutse buhari bwo ko umuntu yatanga ruswa. Bityo rero ibyo ngibyo byagiye kuba abantu bose bagiye biyitirira inzego zitandukanye zitanga serivisi. Nkuko nabisobanuye, Irembo, Wasaki, Regi, Ribu, Rura n'abandi bose bafite aho bahuriye na serivisi batanga. Rero twebwe nka polisi dushinzwe gucunga umutekano w'abantu n'ibintu, ariko dushinzwe no kugira ngo Abanyarwanda bakora imirimo yabo buri munsi batekanye nta gihombo. Twafatanyije na bagenzi bacu RIB, ariko dufashwamo na Rura kugira ngo tubashe gukora rino perereza rimazeho iminsi gato. Nubwo abangaba bafashwe vuba, ariko mu by'ukuri kugira ngo ubashe gufata umubare nk'uyu n'undi wenda tugikurikirana, ntabwo ari ibintu bifata umwanya muto, kuko bisaba ngo ukurikirane iyo rezo. Ni abantu bafite roro zitandukanye, umwe n'ubikuza, undi n'ushukana, undi n'uwigira umukozi w'urwego runaka, ugasanga bose barahuriza ku kintu kimwe, bari baripanze bafite network cyangwa rezo. Rero ni ibintu bitari byoroshye. Rero nk'abantu dushinzwe kurinda imitungo y'abantu n'ibintu, dushinzwe kurinda business z'abantu kugira ngo zidahomba zunguke, dushinzwe kubakira icyizere Abanyarwanda n'abandi bashoramari bari mu Rwanda, dushinzwe mu by'ukuri no kurinda abantu ntibagwe mu gihombo. Turagira ngo dutange ubutumwa. Inzego zirazwi, hari nomero dutanga igihe cyose iyo umuntu ashaka gusobanuza. Uburyo bwaranoroshye, hari imbuga nkoranyambaga zitandukanye, binyuze ku rubuga rwa X, binyuze ku matelefone atishyurwa, binyuze ku matelefone yacu y'inzego zitandukanye. Abantu bazajye babanza babaze igihe basabwe serivisi batazi uyibasabye uwo ari we. Ni gute umuntu aguhamagara ntumuzi, ntiyivuze,
ntimwigeze muvugana, nta gahunda mufitanye, akagusaba amafaranga ukayatanga. Ducunga umutekano w'abantu n'ibintu, ariko uburyo umutekano w'ibanze ucungwa na nyirawo ugomba kugira amakenga. Abanyarwanda bagomba kugira amakenga. Ingenzi wanjye amaze kuvuga amafaranga menshi, miliyoni 100 n'amafaranga atari make. Rero ni ukubera iyo mpamvu twongeye guranga kugira ngo mudufashe nk'abafatanya ibikorwa ba buri munsi. Mudufashe cyambere ni kugira ngo abanyarwanda bumve ko tutari twicariye ubusa, twarabumvise, ikibazo twaracyumvise, dufata umwanya wo kugikurikirana. Navuga ko bimwe mu bivuyemo ni bimaze kubona, abangaba bamaze kubona, n'abandi tugikurikirana. Ntabwo dusoje, bizakomeza, operasiyo zizakomeza, iperereza rizakomeza, tuzajya tubamenyesha uko bidushobokeye, ariko tugira ngo tubaremo umutima, tubahumurize. Inzego zirahari, nubwo hari abamaze kubabara, ariko mu by'ukuri ubu ngubu tumaze kumenya amayeri bakoresha, tumaze kwiyubaka mu buryo dufatanya n'izindi nzego ndetse n'ibindi bigo bitari hano, kugira ngo turusheho kureba ahantu hose hari opportunity, hari ibyuho byaho bururiro, kugira ngo hafungwe, habashe kuzibwa, babura amahirwe yo kubatwa. Ariko n'abandi bose bahirahiraga babitekerezaga, babizinduke babiveho. Ariko nanone abanyarwanda twongeye tubakangurira bagira amakenga, nk'uko mugenzi wanjye bivuze, bagira amakenga. Ntabwo upfa kohereza amafaranga mu buryo utabanje kubaza n'abantu 2-3. Aba ni bande, mbitwaraho gute? Ariko nanone bacike ku muco wo gutanga ruswa, kuko hari bamwe baguye mu mutego wo kwibwa amafaranga kuko batanze ruswa. Ibi mbabwira ntawaje kwitubwira ngo natanze ruswa, nibyo twiboneye. Wabaza umuntu atoya, ngiye nta kibazo mfitanye, ariko sinigeze ndega bari atwari ko nta kibazo mfite. Nta kibazo ufite, kuko abantu bafite guhirira gushaka gutanga ruswa, bamwe bisanze nyine atari ruswa, ahubwo bibwe, bashaka kugura serivisi badakwiriye, cyangwa bashaka kugura serivisi mu buryo buziguye, kandi mu by'ukuri hari uburyo bari kwishyura, ahubwo agakurikirana serivisi ye ko ahabwa uburenganzira bwo guhabwa icyo agombaga guhabwa. Nicyo nagira ngo mbabwire, mu dutambukiza ubwo butumwa, kandi tuzahora tubutambutsa, tuzahora tubasaba ko mutwigishiriza abanyarwanda rwose bamenye ko iki gihe cy'ikoranabuhanga ntabwo twese turisobanukiwe. Tubona ridufasha, hari ibyo ridufashamo, ariko aho ubona umuntu akubwira ikintu wumva umutima wawe ufite amakenga, hari henshi ho kubaza ugahabwa ibisobanuro bikwiriye. Nibwo butumwa nagira ngo ntambutse, amashimire kuba mwaje. Ubwo wenda turaza kubona akanya ko kuganira mu buryo burambuye dusoje iyi briefing. Arakoze. Reka n'umufatanyabikorwa uhagararira nawe aze agira icyo abagezaho. Murakoze. Maze nandi bashimire abanyamakuru mwese b'ibitangazamakuru bitandukanye baje kugira ngo twifatanye kwigisha abaturarwanda bose, abanyarwanda bose bagiye bahura n'ibibazo byo kwiga hakoreshejwe ubusukani bw'ikoranabuhanga. Ntabwo ndi busubire mu byo bagenzi banjye bavuze, mwabyumvise. Icyo nagira ngo nunganireho, bari abantu benshi mubona cyangwa se mwabonye mu kanya bafashwe, ahanini twasanze bakoreshaga simukadi zitabanditseho, kubera yuko babaga bazi ko nibakoresha simukadi zibanditseho cyangwa se zibabaruyeho biroroshe kugira ngo bahite bavumburwa. Ariko nubwo bimeze gutyo, kubera bwa bufatanye bw'inzego zitandukanye, twese n'abakoresheje izo simukadi zitababaruyeho muhababonye barafashwe. Bivuze yuko nkuko abagenzi banjye babivuze,
inzego mu bufatanye ntaho bazaducikira, tuzabikurikirana tubafate. Icyo nshaka kubwira abaturage rero ni iki: ni icyuho cyagaragaye mu kwandikisha cyangwa se kwibaruzaho simukadi. Niyo mpamvu ubona bariya bantu agafatwa, mwaza kureba ku ndangamuntu ye mugasanga yitwa izina runaka, ariko mwareba mu by'ukuri ya simukadi yakoresheje akora icyaha ugasanga ibaruye ku wundi muntu. Byatumye rero natwe twicara turareba ni ikihe cyuho gihari mu bijyanye no kubaruza no kwandikisha amasimukadi, hanyuma kugira ngo icyo cyuho nacyo kivanweho. Ngira ngo mu minsi yashize muri uku kwezi gushize ku itariki 20 z'ukwezi kwa 8 mwabonye itangazo RURA yasohoye igaragaza amabwiriza mashasha ajyanye no kwibaruzaho indangamuntu. Iryo tangazo ryaratanzwe, mwararibonye, tubabwira uburyo bushya, ndetse hasohoka n'itegeko cyangwa se hasohoka amabwiriza mashasha ajyanye n'uburyo bwo kwibaruza simukadi. Niyo mpamvu twavuze yuko mu kwibaruza ba bantu mwabonaga babarurira simukadi ku muhanda bitemewe na gato. Reka nongere mbisubiremo, wa muturage we nubona umuntu ku muhanda akubwira ngo mfite simukadi, rwose muri bwa bufatanye ushatse wakwegera inzego z'umutekano ziri hafi agafatwa, kuko ntabwo byemewe kubarurira simukadi ku muhanda. Hari naho byari bigeze abantu bazenguruka mu ngo, mushobora kuba mwarabyumvise mwaranabibonye, umuntu akaza hafi ku gipango cy'iwawe akakubwira ati ariko mfite simukadi nakubarura. Niba nabyita rero ubunebwe bw'abantu bushobora gutuma utashobora guhaguruka ngo ujye kuri service center ahabigenewe, ntunatekereze, ntugire ya makenga ngo wumve ko umuntu ugusanze mu rugo mu by'ukuri ashobora kuguhangika. Akenshi rero icyo bakora akwereka ko akubaruye, rimwe na rimwe akaguha na simukadi itariho, itabaruye ku mazina yawe nyayo, cyangwa se akakubarura koko, ariko muri kwa kukubarura akaba yagufata amafoto menshi agasa nk'aho akwanditseho nimero 2, akaguha imwe indi akayisigarana akazayikoresha mu manyanga. Ukisanga ku ndangamuntu yawe warubaruweho simukadi 3 kandi ufite imwe. Ubwo no kuvuga ngo za zindi 2 zisigaye ziri gukoreshwa na babandi mwabonye mu byaha bitandukanye. Akaba ariyo mpamvu nsaba abanyarwanda bose, nkuko twagiye tubibasaba, mwese nimugira amakenga. Ibijyanye no kwibaruza twarabivuguruye, kuko natangiye mbivuga kwibaruriza ku muhanda ntibyemewe, mugomba kujya mu nyubako zabigenewe. Icya kabiri, dufatanyije n'ibigo by'itumanaho MTN na Airtel, habayeho kunoza uburyo simukadi zibarurwa. Ubu uyu munsi ugiye kwibaruza ntabwo bashobora kugufotora ngo babarure inshuro 2, ntabwo byemewe, nta nubwo bishoboka muri system, kuko biba binagaragara nta n'umuntu waba agiye kwibaruza ashaka simukadi 2 ako kanya. Amategeko rero yagiyeho nuko byibuze bisaba amasaha 28 kugira ngo ube wakongera kubasha kwibaruza bikundi. Ibyo ni icyuho kimwe twabonye, kandi dufatanyije n'ibi bigo twabashije kukibonera umuti. Icya kabiri cyagiye kigaragara mu buryo bwo kwibaruza, ni abantu babaga batwaye indangamuntu y'undi, akagenda agashaka indangamuntu, wenda hari aho yayibonye n'amazina, akajya kwibaruza. Ubu rero muri bwa bufatanye bw'ibigo bitandukanye, umuntu azajya afotorwa, nako byari bimeze, hanasuzumwa, tugerageza guhuza, kuko twaranabihuje imyirondoro iri mu kigo gishinzwe indangamuntu na systeme z'aba operators.
ndetse mbonereho no kubamenyesha ko mu minsi iri imbere systeme ziri kubakwa ku buryo ugiye kubona simukadi azajya abanza atere n'igikumwe turebe ko mu buryo bwa biometric imyirondoro yawe koko ihuye nawe. Nkaba nsaba rero abanyarwanda bose muri kwa kugira amakenga n'amakosa bari abajura n'abandi bose ashobora kuba yarabayeho, twabashiriyeho uburyo bwo gusuzuma kugira ngo urebe nimero zikwanditseho. Ni ibintu byoroshye cyane, ukanda akanyenyeri 125 urwego, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Barakubaza niba ushaka kureba nimero zikwanditseho, zose ubasha kuzibona. Nusanga hari nimero ishobora kuba yarakwanditsweho mu buryo utazi, ni umwanya rero wo kugira gute kuyivanaho. Ushobora gukurikiza andi mabwiriza ugasaba ko iyo nimero ikuvanwaho. Rimwe na rimwe abenshi ubu basigaye babikora, hari n'abahamagara bakavuga ati byanze. Aho byanga rero ni igihe uba ushaka kwivanaho nimero kandi wenda ufite umwenda w'ikigo. Icyo gihe niba ushaka kwivanaho nimero ufite umwenda, mu by'ukuri ntabwo bikunda, cyane cyane niyo ushaka wenda kuyivanaho ari nka nimero ya MTN wari ufite imwe, ukavuga ati iyi ntabwo nkiyikeneye, nzajya nkoresha Airtel. Urumva yuko ugiye kwivanaho iyo nimero ariyo yonyine wari ufite, nabwo ntabwo bikunda, kubera yuko ni nkayo nimero uri gukoresha kugira ngo uyivaneho. Mu gihe byanze, turakangurira nanone cyangwa se bikunaniye ubonye bikugoye, kwegera ishami ry'ikigo cy'ikoranabuhanga, amashami atandukanye ari hirya no hino mu gihugu ya MTN na Airtel, kugira ngo babigufashemo, cyangwa se ugahamagara ku 100 wa murongo utishurwa bahamagara kugira ngo ubone ubufasha. Abansoza rero mu by'ukuri twongera gusaba abanyarwanda bose ko turahari, yabarura n'izindi nzego dufatanyije kubarengera, kubaha serivisi inoze, n'ibigo by'ikoranabuhanga nabyo turafatanyije. N'ayo mabwiriza mashyashya yagiyeho twarayakoranye, kuko ntabwo twasohora amabwiriza nabo batayagizemo uruhare. Tuba tugomba kureba ahari icyuho tugafatanya tukayashyiraho. Ni ukubahumuriza rero, ariko tunabasaba ngo nimwirinde uburangare. Byagaragaye yuko hari abantu bagiye bashuka, bakakubwira ati muze wamfashije ukambonera simukadi, ati rwose ndaguha ibihumbi 10, 15, 30. Umuntu akagenda agafata simukadi ayibarujeho mu buryo bwiza bwemejwe n'amategeko, yarangiza ati mbonye amafaranga. Hari icyo bitwaye se? Agafata ya simukadi akayiha undi muntu, wa muntu akamuha amafaranga umubare runaka, wowe kumva ko yabonye, kandi nyamara ntuzi icyo wa wundi uyihaye agiye kuyikoresha. Simukadi ni umutungo wawe. Iyo uyihaye undi muntu ashobora kugenda akayikoresha ibyaha ndengakamere. Mwumvise ibihano bihari ku bantu bakoze ibyaha by'ubushukanyi, biri hagati y'imyaka 2 n'imyaka 10. Ibaze rero wa muntu uzi ko yahawe simukadi itamubaruyeho, kandi ni wewe wayimuhaye, bivuze iki? Ibyaha ari gukora byose biri kubarwaho. Umuntu uzafatwa wa mbere ni weho ubaruye kuri ya simukadi. Ndongera mbasabe rero, niba uzi ko watanze simukadi uyiha wa wundi wizeye ngo ni inshuti yawe, yewe ashobora kuba ari n'umuvandimwe wawe, umenye ko iyo simukadi watanze ishobora kuguteza ibibazo bikomeye. Nta muntu rwose ugomba gutiza simukadi. Hari amabwiriza asobanutse neza iyo umuntu ashaka kwibaruzaho simukadi akoresheje amazina y'undi. Biba ryari cyangwa se bishoboka ryari? Birashoboka ko hari abana cyane cyane batarakwiza imyaka, ariko akaba akeneye simukadi kubw'impamvu runaka, nta ndangamuntu afite. Umubyeyi umurera cyangwa umubyeyi we
niwe ufite uburenganzira, kandi icyo gihe nawe aba afite ibyangombwa bigaragaza ko ari umubyeyi wa mwana cyangwa se ari urera wa mwana. Icyo gihe aranabyirengera akavuga ati rwose iyi simukadi nje kuyibaruzaho, ariko ndayiha umwana wanjye kubw'impamvu izi n'izi, cyangwa se ndayiha uyu mwana ndera. Icyo gihe ugaragaza ibyangombwa bigaragaza ko ari umwana wawe cyangwa se kumurera mu buryo bwemewe n'amategeko, nawe akabona simukadi. Ariko mbasabe mugire amakenga gutiza simukadi. Umuntu araje ati rwose nta simukadi mfite, ni mubyara wanjye, ni inshuti yanjye, twarabanye, twariganye, fata simukadi, kandi itamubaruyeho. Reka nkubwire ngo uwo muntu azakora ibyaha, ariko nawe uzabura umufatanyacyaha. Yewe navuga ko rimwe na rimwe, reka mvuge ko ahubwo niweho waba ufite ibyaha bikomeye, kuko uri kumufasha. Abansoza rero nongera kubashimira nk'abafatanyabikorwa dusanzwe dukorana, abanyamakuru, mugende dufatanye kwigisha, kuko byagaragaye ko hari abakorwa cyangwa se bagirwaho ingaruka rimwe na rimwe kubera kutabimenya n'uburangare. Murakoze. Umuyobozi muri RURA Charles arakoze cyane, arakoze ku bw'ubutumwa tanze ubutumwa bwinshi. Ngira ngo natwe turabizeye ko ubwo butumwa mubugeza ku baturage. Twari tugeze rero ku cyiciro cy'ibibazo. Turasaba ko abaza ikibazo kijyanye na topic turimo ubu ngubu yivuge, abaze ikibazo, avuge n'uwo yumva yifuza ko yagisubiza. Murakoze. Ikibazo urakibaza nde, urifuza ko yenda kigusubiza? Urakoze cyane. Buriya twababwiye ko aba bantu mbere yo gufatwa habanza hagakorwa iperereza. Gukora iperereza ni ukuvuga ngo urabanza ukamenya aho ukora icyaha aherereye, ninde, yagikoze ate, yari ari hehe. Ni muri urwo rwego rero operation yakozwe. Twasanze Rusizi, cyane cyane umurenge wa Nkungu na Nyakarenzo ariho biherereye. Ubu natwe turi gusuzuma, turagumya gukora iperereza tumenye impamvu koko kuki Nkungu na Nyakarenzo muri Rusizi, kubera iki ariho byiganje. Ngira ngo nitumara no kumenya impamvu yabyo, ngira ngo tuzafatanya tujye gukora ubukangurambaga, kuko buzaba bukenewe. Gusa ntabwo operation ariho yakozwe gusa, operation yakozwe mu gihugu hose, ariko tuza gusanga abantu benshi bakora ibi byaha bari muri Rusizi, Nyakarenzo na Nkungu. Murakoze. Urabaza nde? Yego. Imirongo izwi ibaburiye abasimukadi navuze hati mwe nkinze mu Rwanda mutera ziriya kampani z'itumanaho, kuki nta n'umwe waje mugabo anasupote namwe gusobanurira abaturage banirinda ibyo byaha bikaba bashobora kubigiye bahomba. Murakoze. Ngira ngo icyo kibazo wenda nabasha kugisubiza. Ibigo by'itumanaho MTN na Airtel turakorana, tukavuge ngo hafi umunsi ku wundi, nubwo batari ahangaha si uko batabivuga. Ngira ngo muri mwe hano mwagiye mubona namwe ubutumwa bugufi SMS bubakangurira bubabwira ngo mwirinde. Tekereza ko mbabajije ngo ninde wabonye ubwo butumwa, namwe muri aha mwarabubonye. Barabikora
bakangurira abantu kwirinda buri munsi. Message ziratangwa mu buryo butandukanye, ndetse no ku maradiyo barayakoresha. Yewe navuga ko no muri iyi minsi hari MTN ifiteho gahunda iri kugenda itanga yamamaza ibikorwa byayo mu buryo bwa muzika n'ibindi, ariko bakanyuzamo n'ubwo butumwa babubwira abaturage kwirinda. Sibo bonyine rero, na Airtel mwagiye mubona ubutumwa butandukanye mu buryo butandukanye. Hari ubufatanye rero, mu by'ukuri barabikora kandi natwe turafatanya kugira ngo twigishe abaturage. Ahubwo mudufashe namwe mukomeze mubiganirize abantu batandukanye no mu miryango. Nabagira inama nimuhere aho mutuye, mu miryango yanyu, abo mubana, mubasobanurire, mubicaze, mubigishe, mubibabwire mu nzego zose zitandukanye. Murakoze. Nitwa Tito Murari, ikibazo cyanjye cyajya ku rwego ruba mugezeho muganira n'ibigo by'itumanaho gukora telekomunikasiyo, cyane cyane niba hakurikije niba muri kugana kuko hamaze igihe ibibazo byandikwa abitwa barasabira mu ngo bashobora kwinjiramo bakadusaba ibyacu tugakoresheje izo kampani za telekomunikasiyo. Uyu munsi mugeze he muvugana nabo ko bagiye kubikosora cyangwa se niba hari? Murakoze. Ngira ngo ni ikibazo nibyo gifite aho gihuriye n'ibyo turimo, nacyo reka wenda mbonereho kukigusubiza. Ubajije cyane cyane ibijyanye na network ya Airtel, ngira ngo ni kuri quality of service. Okay, no yaba na MTN. Imikoranire yacu na MTN na Airtel mu kwagura imiyoboro ya network ihoraho. Hari ibikorwa byinshi biri gukorwa umunsi ku wundi kugira ngo network ibe nziza kurushaho. Hagurwa iminara hirya no hino mu gihugu ahantu hatandukanye. Urugero rwa hafi naguha nuko niba uheruka wenda nka Rusizi, mu gihe cyashize iyo wanyuraga muri Nyungwe, mu by'ukuri cyabaga ari ikibazo gikomeye cyane kuba utabasha kubona network muri Nyungwe. Ariko uyu munsi tuvugana, mu mezi angaha hashize, mwabonye ko naho network yaho kuba sanzwe bakoresha uriya muhanda yiyongereye cyane mu buryo bufatika. Ntabwo navuga ngo muri buri korosi wenda byarakemutse, ariko mu by'ukuri navuga ngo hafi 90% ubu hasigaye habonekamo network. Ibikorwa byo kwagura imiyoboro no gutunganya ibyuma byabo bihoraho, ahanini binagendeye no kubwiyongere bw'abaturage. N'ahantu henshi mubona imijyi igenda yaguka, ugasanga umujyi uragenda wiyongera, n'ibikorwa nabyo niko byongerwa. Ni ibintu rero bihoraho kandi bizahoraho. Nta nubwo navuga ngo guhera uyu munsi cyangwa baratangiye ngo bazasoza wenda kuri iyi tariki cyangwa se muri uku kwezi. Ivugurura ry'ikoranabuhanga na technology ko yiyongera, niko na network zigenda zongerwa kandi zinavugururwa. Murakoze. Nuko abantu bakunze kujya gukorera perimi bameze nk'abagerageza amahirwe, batiteguye neza, batize ngo bige neza kandi bayikeneye. Ugasanga umuntu koko akeneye perimi ngo imuheshe akazi, ariko ntashaka gufata umwanya ngo yitegure kugira ngo ayibone yiteguye, agashaka rero inzira y'ubusamo. Kandi mu by'ukuri nta nubwo ari inzira y'ubusamo. Perimi yishyurwa 50,000. Iyo agiye mu irembo kwiyandikisha yishyura ngira ngo 10,000 byo mu 60. Wenda ashobora kuba yishyuye n'100 na bingahe muri auto école yo kwiga. Ayo mafaranga iyo urebye ayagiye gutanga ngo agiye gutanga ruswa ngo bamuhe perimi mu nzira y'ubusamo, akubye kabiri. Ugita wumva ko haryo ubwo niki kivunanye, niki gihenze hagati y'ibyo byombi, niki gihenze ikindi. Ngira ngo si kibazo cyuko ngo niki kigoranye, ni mu myumvire gusa yuko umuntu yumva ko agomba kubona ibyo akeneye abiguze
adakoze ibisabwa kugira ngo bigereho. Twumvikane ko nta kintu cyiza na kimwe uzabona kimanutse nk'imvura utabanje kugikorera muri iyi si ya none. Ikintu cy'inzira z'ubusamo ntabwo bizashoboka. Icyo ni kimwe. Ariko nanone harimo gushukika, kumva ko niza nkakoshya ngo genzeranye na kanaka n'umupolisi witwa Rutikanga, jewe nzagufasha, ukanabyemera, ugasanga wizeye umuntu utazi, muhuriye ku kibuga, ntabwo akoresha ikizamini, si n'umuntu wakwigije muri otekore, nta naho muhuriye, umuntu akaza akagushuka ukemera. Muri ibibazo duhura nabyo byo gushukana, nubwo tuvuga ubwirinzi kuburizamo, ntabwo bizaburizwamo na patrol ya polisi, ntabwo bizaburizwamo n'uburinzi buraha. Uburinzi bwa mbere ni hano hacu, ahangaha ntituhagera, ntabwo tugera mu bwenge n'umutima w'umuntu. Icyo tubasha gukora ni ukuguha ubutumwa bujya hariya kugira ngo nihagira ugushuka bukirike. N'utazabasha guhuza ubutumwa tumuha n'umutima nama we, mu by'ukuri ibyo tuvuga bishobora kudafasha niba umuntu atabigizemo uruhare. Rero kuri icyo ngicyo ikibanze ni mu myumvire y'abantu bumva ko bagomba gukora ibintu bakabona serivisi baciye inzira y'ubusamo, batitaye guca kuri procedure iteguye yo kubona perimi. Ariko warumbajije utese ubundi inzira isanzwe ni iyihe? Inzira isanzwe, umuntu ukeneye perimi arabanza agahera kwigira provisoire. Kwigira provisoire ni ukwigira amategeko y'umuhanda. Aho ndagira ngo muhaca akarongo, aha hantu barahasimbuka. Buriya nubwo abantu bavuga ngo ibizamini byacu birakomera, uzarebe abenshi batsindwa n'ikintu gitoya gifite aho gihuriye no kuba umuntu atarametirije amategeko. Umuntu ajya avuga ngo kudacana ikinyoteri gusa ngo nibyo byankuyemo, akumva ko cyo kidahagije kuba cyamukuramo. Yego, kudacana ikinyoteri bigukuramo, kuko ikinyoteri ni uburyo bwa komunikasiyo bw'itumanaho bugaragariza ukuri imbere n'ukuri inyuma aho ushaka kugana n'icyo ugiye gukora. Iyo utabikoze biteza ibyago by'impanuka. Nta kintu gito gihari mu kizamini cyo gutwara imodoka, cyane cyane ko kirebana n'ubuzima bw'uri mu kinyabiziga, utwaye ikinyabiziga ndetse n'abari no mu muhanda. Abantu rero bagomba kwiga amategeko y'umuhanda neza kandi bakayumva bakanayasobanukirwa. Iyo batsinze ikizamini cya provisoire cyangwa uruhushya rw'agateganyo, bagomba kwiga noneho mu buryo buri pratique. Kwiga mu buryo bw'ibikorwa cyangwa pratique cyangwa definitif, ni ukwiga gutwara ikinyabiziga ukurikije amategeko wize igihe wigiraga provisoire. Byumvikana, wiga gutwara ikinyabiziga ugendeye kuri ya mategeko y'umuhanda wize igihe wigiraga provisoire. Iyo wasimbutse provisoire ukaza kwiga ikinyabiziga, ufite amahirwe make cyane yo kuba watsindira perimi. Ubwo rero ukoreye akiga akajya kwigira gutwara ikinyabiziga mu buryo bwa definitif cyangwa mu buryo buri practical, birumvikana ko igihe kigera akajya ku irembo gusaba akiyandikisha kujya gukora ikizamini, akanyura mu irembo akishyura amafaranga ateganyijwe, hanyuma agahitamo site ajya gukoreraho. Iyo ahageze ahasanga abapolisi bareba niba ari kuri liste y'uwo munsi agomba gukora uwo munsi. Yaba ari muri Busanza naho gutyo hari aho bamwakira bakareba nimba uwo munsi yiteguye gukora, akajya mu modoka agakora ikizamini. Yagize amahirwe agatsinda akabona perimi ye, yatsindwa bigasaba ko ajya gusubiramo kugira ngo azongere agaruke abone akoreye perimi ye. Mu ncamake, urwo ni rwo rugendo ruganisha mu kubona perimi yo mu Rwanda. Nta buryo bw'ubusamo buhari. Nagira ngo mbonereho mushimira kuri icyo kibazo warumbajije, kuko abantu benshi bashaka gusimbuka cya gice cya provisoire, kandi uzareba igihe cyose abantu benshi batsindirwa aho ngaho. Batsindwa kuri ayo makosa afite ahure n'amategeko y'umuhanda batitayeho, nko kutubahiriza icyapa. Ni nayizo mpanuka tubona uyu munsi. Impanuka nyinshi tubona mu muhanda zituruka kutubahiriza intera hagati y'ikinyabiziga n'ikindi, bituruka kutubahiriza icyapa
kiri aho, bituruka kutubaha inzira z'abanyamaguru, bituruka ku muvuduko urenze ubona atazi kuringaniza umuvuduko, umuntu agatwara ikinyabiziga akagenda muri 80 akinjira muri cross akiri muri 80, yajya gukata imodoka ikamunanira, yamunana akarenga umuhanda cyangwa akagonga abari ku ruhande rw'umuhanda. Ibyo byose iyo dukoze isesengura dusanga bifite aho bihuriye n'abantu biga amategeko y'umuhanda mu buryo bw'amahushuka. Ntabwo bicara ngo bayige babyumve neza, none bahuze ibyo bize igihe cya provisoire n'ibyo bize igihe cyo kwiga mu buryo gutwara ikinyabiziga mu buryo bufatika, cyangwa iyo bakorera ikizamini cya definitif nk'uko babyita. Rero ni byiza ko abantu igihe cyose ibyo byose bihuzwa. Yenda ubutumwa buragira no ku bafite ibigo by'amashuri byigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga, ko ibyo bintu byose iyo bidahujwe neza, amategeko n'uburyo yubahirizwa iyo utwaye ikinyabiziga, birumvikana ko hari icyo kizamo. Murakoze cyane. N'ijambo risoza tugasoza, hanyuma ubutumwa mukabushyira abo bugenewe. Ubutumwa tugira ngo dutange, mu by'ukuri mudakeka ko bari abantu mwabonye twaberetse hari ubundi buhanga buhambaye bafite. Nta bundi buhanga buhambaye bafite. Amayeri bakoresha ntabwo ari amayeri atangaje, ari sophistiqué abantu bashobora gukeka ko harimo ubwenge buhambaye. Icyo bakora ni ugukina n'amarangamutima y'abantu. Icya kabiri, muri amarangamutima y'abantu bakina nayo, bakubwira ngo hari impanuka, bakubwira ngo barakwizeza kukwinjiza ngo mu mafara, muri mobile money, muri mo cash, kugukanga. Ibyo niko gukina n'amarangamutima. Hari gukina n'amarangamutima yawe y'uwo bashaka gushuka, bamukura umutima, cyangwa se hari ibyo bamwizeza nawe yumva ko ari byiza. Ntabwo ari ubuhanga bundi bafite. Gusa ibi ni ibintu, ibi ni ibyaha byacika. Ibi ni ibyaha byacika igihe cyose abantu bashukwa bazaba bagize amakenga. Amakenga tuvuga na yahe? Ntabwo ukwiriwe kwemera ko hari ugira ibyo ukora kuri telefone yawe, ukoresha kode imeze gute, ukoresha kwemera ibyo uriya muntu agutegeka. Umuntu agutegeka ate? Umuntu utazi, wiyitiriye ikigo runaka cyangwa se wiyitiriye izina ry'umuntu uzi, ukemera ko agutegeka kugira ibyo ukora kuri telefone yawe. Ikintu gitangirwa n'akanyenyeri 180 na kangahe, cyangwa akanyenyeri, wumve ko agiye kukwinjiza muri kode, agiye kukwinjiza mu bikorwa wowe udashobora gukontorora. Ikibazo kirimo nuko bamwe bibuka ko bibwaga ari uko bamaze kwiga. Igihe cyose umuntu aje kubwira ashaka kwinjiza muri business mu by'impuhwe, tuza ugira amakenga, nurangiza umubwire ati twakumenye uri umutekamutwe, cyangwa se uhita unamukupa, ntujye no muri izo business zo kuvugana nawe. Biratangaje kuba umuntu ashobora kugira gutya, hariho aratangira akabanza bakaguhamagara, bamara kuguhamagara nawe ukavuga ati nabajura nabamenye. Hari abo biba gutyo, noneho wamara kuba wabatahuye hakaza undi muntu wise umukozi wa MTN cyangwa Airtel akamubwira ngo turabona hari abantu bashaka kukwiba, twabimenye. Mwabibwiwe n'iki? Nimero iyi ni yaguhamagaye, kandi ubwo ni ka groupe n'ubundi muri ya roro umwe akina. Nawe ukavuga ati rwose bari banyibye ariko nabamenye. Rero kugira ngo tiwabamenye kandi amafaranga yawe bari bayatwaye tuyafatiye hagati, kugira ngo rero usubize kuri momo yawe, kora ibi. Akagwa muri wa mutego, mbere yari yaciye akenge, ubwa kabiri akabaguye muri wa mutego wo gukanda akanyenyeri. Ikintu cyose kikubwira ngo kanda akanyenyeri, muntu we uri kutwumva, wibyemera, gira amakenga. Icyo navuze, ikibazo aya mafaranga ntimugire ngo yibwe abantu batayafite, yibwe abayafite.
kandi abayafite barasobanutse, bazi uburyo baba baravunitse bayashaka. Turabasaba rero ko ubutumwa buri muntu wese abugira ubwe. Wivuga ngo ubutumwa ni ubw'umuturage, oya, n'ubwawe nawe bugere, kuko twabonye ko mu bibwa harimo abasobanutse, harimo abize, harimo abatarize, harimo abafite amafaranga menshi n'abafite makeya, harimo abafite imirimo mizima, hariho n'abakora mu nzego ziyubashye. Muntu rwose ibi byaha birashoboka ko byakwirinda, icyo tugusaba no kugira amakenga. Ikindi cya kabiri, aba basore bumva ko bihangiye imirimo yo gushaka kwiba ubu bujura, ntaho bazacikira inzego. Ubushobozi turabufite, ububasha turabufite, ubushake turabufite. Inama twabagira ni ukubivamo. Namwe muri aho hanze mukeka ko tutarabamenya, it's a matter of time, ni ikibazo cy'igihe. Namwe ejo bundi murafatwa. Ibyiza inama twabagira mubivemo. Abaturage rero nabo icyo tubasaba kindi ni ubufatanye. Ni ubufatanye, bagaragaza ubufatanye. Ntabwo bitangaje kubona uvuga ngo umwana wawe ngo yafatiwe muri ibyo bikorwa, ugatangira ukavuga ngo baramubeshyera. Ntawe dufata tubeshyera, bose tuba twabanje kubakoraho iperereza, tuzi n'ibyo bakora. Rero abafatanyabikorwa beza, abanyamakuru, ubutumwa mubagezeho rwose mu buryo bushoboka, mwongere mubicisheho inshuro nyinshi. Ubu butumwa buri muntu wese yumve ko yabugize ubwe, yabwumvise inshuro nyinshi. Murakoze cyane. Sinzi niba hari ikindi, ari byo MTN, Airtel ndetse na KTRN, nubwo serivisi zayo zijyanye na data, ariko nabo bakoresha simukadi. Ubutumwa mbaha bumeze gutya: twubake gutanga serivisi inoze no kurushaho gufasha abakiriya bacu, abanyarwanda n'abaturarwanda bose. Tumenye yuko dufite ibyiciro bitandukanye. Hari abaza gushaka izo serivisi mu by'ukuri badafite ubumenyi buhagije. Ntabwo abantu bose bize ibijyanye n'ikoranabuhanga. Twegere abaturage, tubafashe, tubayobore, tuberekere ibyo badasobanukiwe, tubigishe, tubibasobanurire. By'umwihariko aba agent cyangwa se abakozi b'ibyo bigo baganwa n'abaturage baje gushaka izo serivisi. Hari abaza baje kwiyandikisha bushasha bashaka simukadi, hari n'abaza bitewe n'impamvu zitandukanye, simukadi zarabuze bakaza gukoresha sim swap. Yewe hari n'abaza guhinduza umubare w'ibanga. Nabo mwabibonye muri babandi berekanwe, harimo aba agency bagiye bafatanya na twa dutsiko mu gukora amanyanga. Niba uri umu agent ukaba ushinzwe gutanga serivisi, ugomba kwitanga mu buryo buri professional. Irinde kuba umufatanyacyaha kandi uharanire gutanga serivisi nziza ku bakugana. Ndumva ari ubwo butumwa natanga, kandi ndizera yuko uzafatwa uwo ari we wese. Hari amategeko ahari, yaba ari umu agenti, yaba ari undi ushaka gukora amanyanga mu buryo ubwo ari bwo bwose, inzego zirahari.